muraho ni abanyarwanda barundi. Hari akantu mbonye ku rubuga nagira ngo mbasangize. Hari page nkurikirana bita We Love Mesopotamia, ko muyibona hano iravuga ngo We Love Mesopotamia. Ni group aho nyine abantu bafana amateka ya Sumeria na Mesopotamia bahurira bagasangiza abakurikira iyo group amakuru n'inyigisho zijyanye n'ibintu bivuga kuri Mesopotamia. So hari post umuntu yatanze uyu munsi, banza ari na moderator wayitanze, ivuga ngo this tablet glorifies King Shurgi. Iravuga ngo this tablet glorifies King Shurgi. Okay, sasa uko tubibona hano baragereza gusobanura icyo uru rujyo, nge nzita injyo, mu cyongereza bazita tablets, so nge nzita injyo. Niba hari irindi zina muzi mwankorera suggestion nkarimenya. Bari mu kugerageza kudusobanurira ko uru rujyo rwari urujyo rw'umwami witwaga Shurugi, hanyuma wa Shurugi akaba ari uyu hano, uyu niwe Shurugi. Ariko njyewe nasanze izina rye ritavuga ngo ni Shurugi, izina rye nasanze ari Kigeli. Dore izina Kigeli uko naribonye, baravuze ngo ni Shurugi. Okay, baravuze ngo ni Shurugi, baravuze ngo ni Shurugi. Tuvana dute izina Kigeli muri Shurugi? Duhita tuvanamo imvugisha, duhita tuvanamo imvugisha. Okay, u na i tubivanyemo. Noneho duhita twibuka ko sa na ha ubundi byaga ari ka. Okay, noneho twibuke ko aba bazungu iyo bahuraga na turiya dusumari, na ziriya nyandiko z'udusumari, bayoberwaga aho iyi nyuguti ya mbere ihera n'iya nyuma aho iri. Okay, ubundi baheraga nk'ibumoso bajya iburyo, aho bakahereye yenda iburyo bajya ibumoso cyangwa hejuru bajya hasi, kuko niko bari abanyakimari bandikaga. So muri Shurugi tuvanyemo KLG, noneho kubera nyine urujijo rwabo yari KGL, bo bari bayihinduye KLG. So twebwe tugiye kuhindura KGL. Okay, hanyuma tubonye inkingi dushaka, no duhita dushyiramo imvugisha zacu. Okay, bari bashyizemo izabo ngo u na i, so bihise biba Kigeli. Uyu mwami witwaga Kigeli, ntabwo witwaga Shurugi. Okay, uyu mwami yitwaga Kigeli. Shurugi yari umwami w'Ibwiru mu mwaka wa 2029 kugeza mu mwaka wa 1982, mbere yuko bavuga ko Yezu yavutse. Yari mu gihe cyiswe Uru 3 muri Mesopotamia. Okay, ariko hano ubanza bo batatubwira neza uwo yari we. Yari umwami ukomeye mu mijyi no mu bice byiswe Kimari n'ibyiswe Gitega hariya muri Iraq. Shurugi yari Kigeli. Ubwo umwami bitaga Shurugi yari Kigeli. Izina Kigeli riva mu banyakimari, ntabwo ari izina rishya mu Rwanda ejo bundi. Ntabwo Kigeli wa mbere ku isi
yari Mukobanya. Oya, ahubwo Kigeli wambere yari Kigeli wo muri Iraq, wabayeho mu myaka 2000 BCE. Haza kubaho Kigeli wa kabiri muri Iraq nabwo, kuko habayeho bashurugi babiri. Urumva? So Mukobanya yari nka Kigeli wa gatatu mu mateka y'ibikomangoma bikomoka kwa Rurenge ku isi. Mukobanya yari uwa gatatu. Okay? Ntabwo yari uwambere. Murakoze.